Nihuguka hot iminsi mutatu tugira inama turibukiranya tubwirizanya ibyiza tukabuzanya ibibi kandi twinda ku byo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. Muri tano munsi turumvira hamwe zimwe mu mvugo zitandukanye. Icyo tuza kuvuga dusabwa twebwe no gukoresha inyurabwenge mu gusobanukirwa. Nyemerera twigane. Agaciro s'ubwiza bwawe ahubwo agaciro n'ibyo wowe ukora. Koresha inyurabwenge. Wamaze kwisobanukirwa udakunda kujya mu maka n'uwo ari we wese kabone nubwo waba uri mukuri kweruye. Koresha inyurabwenge. Isi turimo iratangaje. Uti gute mu gihe hari abo tubikira amabanga ngo badaseba bo barwana no guhimba ibyo tutakoze kugira ngo dusebe. Ibyo rero nibikubaho wowe ntukabitindaho ahubwo ujye wita ku cyo ugamije kugeraho. Koresha inyurabwenge inshuti yanyu muvandimwe umubyeyi. Kubaho urakaye igihe cyose bitera umubiri wawe gusaza vuba, ariko kubaho wisekera bitera abanzi bawe gusaza vuba. Koresha inyurabwenge. Muvandimwe inshuti mu mibereho yawe niyo wabura byose ariko ntuzigere ubura gukunda umuntu ugukunda. Koresha inyurabwenge. Indi mvugo twakumvira hamwe n'umugani ugira uti umwari wubwira asambana yarasabye. Koresha inyurabwenge. Ntukabure gusaba Imana ngo ikurinde aba bantu bane batandukanye. Abo bantu ni aba ngabo. Uwa mbere ni umuntu wumva ibyiza byagufasha maze akabyihererana. Uwa kabiri ni umuntu ukumvaho ibibi akagenda bitangaza aho kugira inama. Uwa gatatu ni umuntu uhora uguteranya ku bandi. Umuntu wa kane uzasaba Imana kukurinda ni umuntu ukurikirana ubuzima bwawe atari uko abikoreye neza ahubwo ari ukubera ishyari n'urwango. Dukomeze dukoresha inyurabwenge dusobanukirwe n'imvugo zitandukanye. Niba utanyuzwe n'aho uri, niba udakunze aho uri, niba utishimiye aho uri, have ntabwo uri igiti. Koresha inyurabwenge. Babyeyi mukunda abana banyu kandi cyane mubaho uburere bukwiye, mubatoze kuba abantu buje ubumuntu uretse kuba wagira amahirwe ukazaba ugifite ababyeyi. Naho ubu nyuma y'ishyinguro ryawe abandi bose bazagenda bakwibagirwa gahoro gahoro kugeza bakwibagiye burundu. Uretse abana bawe bonyine nibo bazakwibuka iteka, nabo kandi bazakwibuka bigendanye n'uko wababaniye, bigendanye n'urukundo wabagaragarije, bigendanye n'uburere wabahaye, bazakwibuka bigendanye n'ubumuntu wabatoje. Muri make abana bazakwibuka bigendanye n'uko wahisemo. Abandi bose twagarutseho baba ababandi bigashoboka kandi bakamererwa neza kurenza uko bamerewe bitwa abawe. Mubyeyi ukunda umwana wawe mugire uwibanze. Abantu bazi icyo bashaka kandi bafite intego, bafite intumbero, nta gihe cyo gutabagira. Bashora imbaraga zabo mu gukora kandi baharanira kubaho ubuzima bwiza. Koresha inyurabwenge. Ikintu cyonyine cyagakwiye gutera kwishima ni ukwishimira uwo uriwe, ntabwo ari uwo abantu bakeka ko uriwe. Koresha inyurabwenge. Ntugashimishwe cyane n'uko abantu bakubwiye ko bagukunda kandi bakwitayeho, ahubwo ujye wibaza uti kugeza ryari, kubera ko abantu bahinduka nk'igihe. Koresha inyurabwenge. Niba uri umugabo, umusore witeze umugore wakubera marayika mu buzima bwawe, tegura muremera ijuru kuko nta bamarayika baba mu kuzimu. Nyemerera dukomeze twigane kandi dukomeze dukoreshe inyurabwenge mu gufindura ubutumwa buzingatiwe n'izi mvugo zitandukanye. Nyemerera twigane. Koresha inyurabwenge. Ujye wubaha buri wese ariko ntukizere buri wese. Nunizera ntukizere byoroshye. Koresha inyurabwenge. Buri wese yaba umunyamakuru ariko si buri wese waba umunyamakuru ukwiye. Koresha inyurabwenge. Umunyamakuru w'igikabyo atakaza amahame amugenga ahari abantu ndetse bahumeka, watangaza ko batari guhumeka. Igihe hari amazi make y'ikiza runaka we yapfukama ngo yerekane ko byacitse, maze kuri kamera ukabona amazi yenda kumurengera, inyuma ya kamera ari amazi amugera mu mavi. Aha niho havuye imvugo kandi ivuga iti injiji nzazi nizizera ko ibivuzwe byose mu itangazamakuru biba ari ukuri. Koresha inyurabwenge ukomeze urushaho gusobanukirwa. Nyemerera twigane. Koresha inyurabwenge utegure ejo hawe heza hazaza. Urya inshuro n'inshuti bigashira udahaze. Koresha inyurabwenge wimike urukundo. Ntibwira y'inkuba ipfumbata umushyitsi. Koresha inyurabwenge wumve ureka amafuti. Nyemerera dusoze kuri iyi mvugo. Iyo ubatse igisirikare cy'abasirikare 100, abo basirikare ari intare ariko umutoza wazo ari imbwa, mu mirwano runaka cyangwa intambara runaka za ntare zose zipfa nk'imbwa. Ariko niba igisigara cy'imbwa 100 umutoza wazo ari intare, mu mirwano runaka cyangwa mu ntambara runaka zambwa zose zizarwana nk'intare. Muvandimwe umenye n'ugukora ibyuzi, ubwenge ni ukumenya ko ibyo utazi utabizi, kandi ahatari ubumenyi ubwenge ni buhabwa agaciro. Koresha inyurabwenge. Reka dushyiraho akitso hano, tuzasubukurira inyuma y'akitso ku munsi w'ejo. Nihuguka hot iminsi 5 tugira inama turibukiranya tubwirizanya ibyiza tukabuzanya ibibi kandi twinda ku byo tudakora.